tubaye ikaze mwe mwakurisemo gukurikira YouTube channel yacu Tech Trust Pro. Ino ni YouTube channel inyuraho ibintu bitandukanye bigendanye n'ikoranabuhanga. So umukunzi wacu yaratwandikiye aratubwira ati mudukorera video nziza kandi zidufasha, ariko hari abantu tujye twandika igitabo ugasanga gukora ama page number, gukora table of content, gukora ibintu bigiye bitandukanye, list of figures, rimwe na rimwe usanga twarabyibagiye, twabyize kera cyangwa se twize computer mu magambo, twakora practices nyinshi bituma tutabasha kubikora kandi tugacibwa amafaranga menshi babidukorera. Nta kuntu wazadukorera video y'ukuntu bikorwa then tukazajya natwe tubyikorera. So bivuga ngo kano kanya niyo mpamvu ngiye gukora ino video mbereka kuntu bakora page number ku gitabo, kuntu bakora list of figures ndetse na table of content. Niyo mpamvu nagushishikariza wowe utarakora subscribe kugira ngo ukore subscribe, kugira ngo izindi video zizajya ziza nawe uzajya uzireba mu bambere, kuko ushobora kuba ubonye ino video kuri WhatsApp n'ahandi hantu hose uyikuye, ariko bibaye byiza wakora subscribe kugira ngo uzajye uhita uyibona nta handi hantu uciye. So kandi nawe nimba hari ikindi kintu wifuza kutubaza watwandikira, wamara kutwandikira ukatubaza tukazagukorera video ijyanye n'icyo kintu, maze ibintu bikagenda neza cyane. So hano murabona dufitemo amafigures atandukanye. Aya mafigures nimba nk'i turbine housing, niba umuntu abonye turbine housing akamenya iherereye kuri page ya kangahe, operating principle of turbo charger ukamenya iherereye kuri page ya kangahe. So tugomba kubikora byose. So twihutishije tugiye kureba ukuntu bakora page number. So ukuntu bakora page number, so uraza hano hejuru ukaza kuri insert kuri mudasobwa yawe, urakanda hano handitse insert. Imaze gukanda hano handitse insert, uraza ugascrollinga right side ukareba hano handitse page number. Aho hano hari page number haba ari akantu kameze nk'aka arrow, ukareba hasi ukagakanda. Iyo ugakanze uhaza ubwoko bwinshi bw'ama page number. Arakubwira ngo top, ushobora gufata page number ukazishyira kuri top of paper cyangwa se kuri bottom. Twere tugiye guhitamo bottom. Iyo kanze kuri bottom, hano uruhande left side hari akantu kaza, hari akadialog box kaza. Ako kano kadialog box kaza kaba karimo different size of page number cyangwa se orientation, ahantu ushobora kuzaorienta. Ushobora gucuzingamo iyo ubona nziza imeze neza ukaba ari cuzinga. Wenda twereka ducuzingemo like this. Reka ducuzingemo iyi ngiyi. Niducuzingamo ingiyi uyikandaho gusa, ubwo uyikanzeho igitabo cyawe kitwa kigiyeho page number. Reka wenda tuvane muri zoom kugira ngo bigaragare. Warara nk'ubu ngubu hano ndi kuri page ya 25, nzamutse 24, 23, 22 nkazamuka mpaka ngeze hehe kuri page number ya mbere. Page number ikaza. So urabona ko ni ibintu bigize gute byikoze. Impamvu ino first page itagiyeho page number, ngiye nayifashe nka cover, nayo orienté as cover. Impamvu nayo orienté as cover, murabizi neza ko cover ya paper igira gute, ntabwo tujya tuyishyiraho page number. So rero ngiye ino page ya mbere nayo nayifashe nka ari cover, niyo mpamvu ubona hano ntashyizeho page number, nahise mpera hehe kuri kabiri. So ibi ni ibintu byumvikana. So nawe page number yawe benshi ziba ari cover, niyo mpamvu system yanjye ukuntu nayubatse ko page number ya mbere itari bwajyeho iki, itari bujyeho page number kuri paper ya mbere. So iyo urangije ukirika muri table ya kuri electronic paper yawe, bino bikavamo, bivuge ngo tumaze numbering. Ariko nkuko tubizi ku gitabo cyacu, bino bintu bya declaration, za dedication, acknowledgement na za objective, ibi byose ntabwo biza bifite imibare, biza bifite icyo bita Roman number. So bivuga ngo rero tugiye kubikira muri Roman number. Nituza tugahera hano kuri chapter 1, ino chapter 1 niho turahera kuri 1 2 3. Urabona ko 1 2 3 hano biri yoranse, ariko hano hejuru bigomba kuza biri muri Roman number. So nta kiri kintu ukora, uza hano hejuru
kuri insert, ukagaruka hano kuri page number. So ngaha hano kuri page number ugahita uza hano handitse format page number, warangiza hano hari numbering ugashyiraho Roman, warangiza ugakora okay. So ukakora okay, bivuge ngo hamwe hari numbering yacu byaje hehe muri Roman, ngira ngo urabibona 2 3 4 5 6, hano gahita bitangira muri 1 2. Urabona ko hejuru biri muri Roman, ariko hano hasi bigeze he bise bitangira kuri chapter 1. Sinzi niba kino kintu kirebye, twatangiriye hejuru biri muri Roman, ariko bigeze kuri chapter 1 bita bitangirira he kuri chapter 1, kuri 1 2. Urabona ko ni ibintu bigize gute, ni ibintu bisobanutse biba bimeze neza. Ngira ngo nawe nimba ugenda uhura n'imbogamizi zo gukora icyo bita page numbering, ibintu bitangira hejuru bikaza biri muri Roman, ibindi bikaza biri muri numbering isanzwe, ngira ngo wabibonye. So tugiye kugira gute, tugiye gukora icyo bita table of content. Table of content turayikorera hehe, tugiye kuza ahangaha twisetting tugiremo table of content. So let's begin. Shaka gukora table of content. Okay, tugiye kuyishyira he ahangaha. Iyo tugiye gukora table of content, urabizi neza ko tuyikura muri reference. Hano muri reference hejuru no dukurira table of content. Mbere nabyo kugira ngo ukore table of content ugomba kumakinga ko igitabo cyawe gifite icyo bita heading. Nk'iyi supercharger, so reka tugaruke kuri home. Ino nk'iyi chapter 1 igomba kuza iri muri heading. Let's choose, igomba kuza iri muri heading 1. Ibi igomba kuza iri muri chapitre ibiri muri heading 1. So iyi nk'iyi introduction ikaza iri muri hehe, wenda iri muri heading heading 2, ikaza iri muri heading 2. So nk'utu twa main objectives tukaza turi muri heading 3. Igitabo cyawe cyose ukagishyiraho ama heading. So ukagishyiraho ama heading. Ubu ningi nayo igomba kuza iri hehe, iri muri heading, nayo ukaya heading, wenda heading 3. So iyo maze kubiha ama heading, wenda nuko tutaza ngo tubikore byose, video ishobora kuba ndende, ariko ugomba kubiha ama heading. Iyi ngiyi ikaza iri heading 4. Ugomba kubiha ama heading kugira ngo ubone uko ukora table of content, kuko nutabiha ama heading ntago uri bwa updating table of content ngo ize. Oya, table of content iza ishingiye ku ma heading. Mu gihe utakoze heading rwose ntago table of content yakora. Kandi nawe niwe ugomba kubuzi ni gute bakora heading. Ubwo rero nimba gukora heading utabizi, ndabona muranyandikira muri comment mumbwire ati gukora ama heading, nubwo tubona hari hejuru handitse heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, ntago nzi ko kino cyajya muri heading 1, ngo kino cyajya muri heading 2, kino cyajya muri heading 3. Ibyo bintu ntabyo nzi. Bivuga ngo rero nimba ibyo bintu utabizi, just ni ikindi kibazo. Bivuga ngo ugomba kumakinga sure ko uzi gukora ama heading. Bivuga ngo rero ubwo muri video itaha tuziga kuntu bakora ama heading. So reka turekere ahangaha kuko igitabo cyose ntabwo wagikorera heading kano kanya ngo bizahite bikunda, ariko okay. Reka tube turekeye. Noneho iyo urangije tugiye kuza n'ubundi aho twateganyije gushyira table of content ni hano. Sorry, video ndabona nshaka kuba ndende, ariko
nta kundi tuba turi live. Turaza hano kuri reference, nituza hano kuri reference tuze hano kuri left muri corner duhitemo table of content. Hano batwereka ama format ya table of content ziri automatic. Rero niyo mpamvu tugiye guhitamo iyo dushaka, wenda reka duhitemo ino ya gatatu tuyemezeho. Iyo umaze kuyemezaho direct yahita hizana table of content y'ibintu biri muri heading wakoze. Urabona ko igitabo cyanjye cyose cyahise kiza kiri muri heading. ngira ngo urabibona, ngira ngo urimo urabibona, ngira ngo urimo urabibona ko igitabo cyanjye cyahise kiza kiri muri heading. Niyo mpamvu hano nari mbikoze kugira ngo ubashe kumenya ni gute bakora heading. Okay, so rero hano turaza kuri table of content duhitemo ino automatic ya kabiri, dukande duhite tubona ko table of content yacu y'igitabo yizanye. Impamvu nari nkoze biriya ni kugira ngo uzajye umenya ukuntu bakora ama heading. Ngira ngo nkuko tubona ino table of content yacu, so nubwo tuyupdatinze twaye umwanya munini, reka tuyizamure hejuru, kuko table of content ubundi ijya ku rupapuro rwawe cyangwa se itangira paper yayo. Okay, table of content. Urabona nk'iyi certificate ifite akantu ka mbere ka I1, declaration, noza dedication, acknowledgement, objective, list of abbreviation, hakaza na list na chapter 1. Chapter 1 nkuko uyibona hano yatangiriye kuri rimwe, kuri 1. Ubwo bino biri kuri page ya mbere, bino biri kuri page ya kabiri, gutyo tukagenda dukomeza. Ngira ngo urabona yuko ibintu ni bye. Table of content yawe ukaba urayikoze up to reference, nako igeze kuri reference. Ngira ngo urabona ko ikibazo cyo gukora table of content ntabwo uzigera ukigiraho ikibazo, uzahita ubikora byihuse neza cyane. So ikintu tugiye gukora hano, tugiye gukora icyo bita list of figure cyangwa se table of figure. Nayo turaza tuyihe space yayo, tuze hano gukora table of figure. Table of figure noneho iyo tugiye kuyikora nayo iroroshye. Iyo tuze hano kuri reference hejuru nkaho twakoze, tuze hano handitse insert caption. Insert caption ni figure, ugenda ujya kuri figure ukayihitamo, wenda reka tugere nko kuri figure runaka, tuze tujye nko ku gishushanyo dufitemo hano. Urana kino gishushanyo cyacu ngikanzeho, iyo ngikanzeho nkaza ko insert caption, nkaza nguvuga ngo ni figure 1, hano ngatanadingaho izina runaka, nkakora okay. Ubwo mba ngiye ngiha caption. Buri figure yose uyiha caption, warangiza ukaza hano ugahitamo ahantu ushaka kuinsertinga list of figure zawe. Okay, reka tuze munsi ya table of content, tuze hano. Okay, tuze hano tugiye kwisatingamo list of figures. Turaza hano ko insert table of figure, niturangiza naho duhitemo format ni iyi ngiyi n'ubundi dukore okay. Nidukora okay, naho haritaza list of figures zose twakoresheje. Okay, sorry. Okay, list of figures zose twakoresheje. Murabona ahangaha figure ya mbere yitwa supercharging, iri kuri page ya kabiri. Hano nk'iyi figure ya gatandatu yitwa working twin screw supercharging. Nk'iyi figure ya 11 turbine housing. Nk'iyi figure ya 16 bearing. Rana list of figure nayo ihita yikora automatique neza cyane. Hangaha hejuru ushobora guta wandikaho okay, sorry. Mwibutsa ko ushobora gukora update kugira ngo iyo wongeyemo ikintu ushobora ku updatinga table utongeye kuyisiba, ugahita uyupdating. So okay, hano ushobora guta nandikaho list table of figure, sorry, table of figure.
ino ni table of figure mu gihe ino yo hejuru ya table of content. So ino table of content yacu kubera ko dushyizemo indi page ya list of figure, hari ibintu bigomba guhinduka. Tugomba ku updatinga table of content. Iyo ugiye ku updatinga table of content uca mu nzira ebyiri. Ushobora kuzamuka hano hejuru, hano ukabona akantu kavuga ngo update ugahitamo update entire table, kano ka kabiri ugakora OK, cyangwa se ukaza kuri table of content hejuru yayo haba hari akantu kavuga ngo update, naho iyo ukanzeho baguha aka dialog box kameze nka kakandi ka mbere, ugakanda kuri update entire table ugakora OK, ikaba iri updatinze. Bivuge ngo ibyo wari wongeyemo bindi biriyongereye. Niyo mpamvu hano ubona hahise hazamo akandi kantu kavuga ngo sorry, OK, reka nze tugaye heading table of figure, turaje tuyihe heading 1 home, turaza kuri home tuze kuri heading tuyihe heading 1, niturangiza tuze tuze updating list of table of content, updating table of content, urebe ko idahitizamo nayo hano. So urabona hano hejuru ntayirimo table of figure ntayirimo, ariko nituza tugakora update, let's update reference, update entire d, dukore OK. Urabona ko hano hasazamo table of figure yise yi updatingamo hano, urabona ko uyibonye. Rero akantu kose wongeye mu gitabo updatinga table of content kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. So rero abantu mwari mukurikiye ino video, nimba hari challenge uhuyemo cyangwa se hari ikibazo uhuyemo, uranyandikira muri comment, ndaza kugufasha kandi ibintu biragenda neza. WhatsApp yanjye nkumara nyitanga muri video zagiye zitambuka, ariko n'ubu ngubu reka nyishyiremo hano. Okay, WhatsApp yanjye reka nyishyiremo hano ni +250 karindwi 3 5 5 4 5 6 9 iyi ngiyi ni WhatsApp yanjye ushobora kunyandikiraho. Wenda hari ikintu runaka ushaka, cyangwa se ukandika hano muri comment nabwo nagusubiza. Rero mwakoze kureba ino video yanjye, nubwo ibaye ndende ikarambirana, ariko nizere ko wayirebye hari ibyo ukuyemo, kandi wibuke gukora subscribe, wibuke gukora share, comment, kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. So mwakoze kunkurikira, ubwo nawe muri video zitaha munyandikire mumbaze ibyo mushaka ko nabakorera muri video, kandi nanjye ndi tayari kubikora. So mwakoze gukurikira, ciao ciao.